ZOOM TV24 ko tubabwira ibyaha akurikiranyweho ndagira mbabwire ngo ese twebwe tumushaka twashakaga iki twebwe tumushaka twari tumaze kubona amakuru atandukanye n'amafoto atandukanye atambuka kuri social media ariko tubona ari ibintu by'urukozasoni ibintu biraho bibangamiye amifato meza cyane cyane mu ndangagaciro z'umunyarwanda tubona bishobora kuza kubyara ibyaha mu rwego rwo gukumira biba ngombwa yuko dushaka kumenya uwabikoze ni ngira ngo mu mafoto mwabonye hariho na nimero ya telefone y'uwabyamamazaga mu gukurikirana rero uriya mwana w'umukobwa twaje kumusanga ahantu ari hamwe ibiyobyabwenge ibyo bitangira kutwereka isura y'umuntu ukora biriya bintu noneho tutangira gutekereza icyo twakamukoreye mbere yuko tunatangira no kumukurikiranaho ibyaha yego araregwa ibyaha by'urukozasoni hakiyongeraho n'ibyo by'ibiyobyabwenge ariko mbere yuko dutangira gutekereza ku bihano ni byiza yuko tunatekereza no kuri rehabilitation ye kumusubiza mu bumuntu no gutekereza neza haratekerezwa rero kumujyana muri rehabilitation center kugira ngo avurwe ihuye nyuma yaho noneho agakomeza agakurikiranwa ku byaha yakoze fande mwasanzamwe ibihe biyobyabwenge ankurumoki itegeko rivuga icyo fande ingingo y'135 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano byabyo iteganya ku byaha by'urukozasoni igifungo cy'umwaka umwe kugeza ku myaka 2 naho ku byaha byo gukoresha ibiyobyabwenge abinywa ndavuga urumogi ni igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 igifungo bamusanze Nyamirambo avuga ko ingingo zamuhana aramutse ashinzwe ibyo byaha ariko kugeza ubu yarari gutegura icyo gitaramo cyakira akaba yabihanirwa ate atabikoze igikuru ntabwo ari uko byagombaga kuba twakumiriye ko bibaho ubwo nicyo cyari cy'ingenzi ariko ntibujije yuko yanabyamamaje bikajya hirya no hino muri social media bikajya mu bana mu bakecuru mu basaza mu ngeri zose z'abanyarwanda bigaragarira buri muntu wese yuko ibyo bintu atari ibintu by'i Rwanda hanyuma fande biravuga ko hari undi musore bafatanyaga nawe arabitwibwiriye nawe mwana mufashe cyangwa ibyo byose biracyakurikiranwa nta nubwo ari n'ibyo byonyine iperereza rirakomeza dushobora kuzabona n'ibindi birenze ibyo hanyuma se yafambira mu bibona cyangwa se mu by'ukuri kuva uru rwego rw'ubugenzacyaha rwatangira n'ubwa mbere tubibonye nta n'ikindi gihe mbizi murasaba iki aba bari gutekereza ibitaramo urareba harakomeza kuza ibintu bitandukanye bisa naho bitamenyerewe ngira ngo ubu ni uburyo bwo kubikumira uwumva wese atekereza yuko bishobora kumuhira mu gihe yaba bigiyemo ashaka kutuzanira imico y'ahandi idahura n'indangagaciro z'abanyarwanda ntekereza ko abanyarwanda bose bari tayari kumwamagana hanyuma none ashobora guhamwa n'icyo cyaha cy'urukozasoni kandi igitaramo nta cyabaye ibyo ibikorwa yakoze nibyo bigaragaza icyaha yakoze ntabwo twebwe tubimuhamya urukiko nirwo ruzabimuhamya cyangwa rukamugira umwere afande niba numvishe neza ashobora kuzajyanwa imbere y'urukiko nyuma y'uko avuye muri rehabilitation nibyo dutekereza ko byaba byiza kurusha kandi ndakabazo muravuga ko azajyanwa mu rukiko n'ubundi niko ubutabera buteganya ariko andi makuru ava ku ruhande aravuga ko uriya mukobwa yakunze no kwisobanura wenda avuga ko ibyo bavuga ko bari gusasambanira muri cya gitaramo atari byo ibyo ntabwo twanabyemeza nta nubwo biri no mu nshingano zacu ahubwo ikiriho ni uko icyo gitaramo cyakumiriwe kandi ikindi ni uko nawe abasobanurira uko byagenze abo yaba yarabibwiye bose ntabwo ari ubugenzacyaha twebwe dufite ibyo dufite mu nshingano byo kumubaza nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda